Igihe kimwe igisiga cyari gifite inyota idasanzwe, kiri kwibaza ahantu cyakura amazi yo kunywa. Cyarashakishije ahantu hariho hose kiraheba. Nyuma yo gushakisha igihe kirekire gishakisha isoko, igisiga cyararushye gishaka ahantu cyajya kugira ngo gituze, gifata akaruhuko cyane ko cyari kinaniwe. Muri kwa kuruhuka, muri kwa kutajagarara, igisiga cyahise kirabukwa agakono mu giti cyari kiri aho hafi. Kiraguruka ngo kirebe mu gakono, gisangamo utuzi dukeya turi mu ndiba y'agakono. Igisiga cyarishimye, kicuza impamvu igihe cyose cyari cyatakaye gishakisha amazi kandi cyahanyuze. Cyari cyanyuze hafi y'icyo giti kirimo agakono inshuro nyinshi, ariko nticyakabona kubera ko cyari kijagaraye. Ariko cyamara gutuza kiri kuruhuka, kikaba aribwo kibona ako gakono. N'ubwiru bwinshi, igisiga cyagerageje gushyira umunwa mu gakono ngo kinywe amazi, gitungurwa no kubona umunwa utagera mu ndiba y'agakono ngo gikurure y'amazi. Ibyishimo byahise bihinduka umubabaro. Umujinya w'igisiga wahise uzamuka, ndetse inyota irushaho kwiyongera. Gikoreshejwe n'umujinya, cyakomeje guhatiriza, ariko n'ubundi biranga. Umunwa niwagera mu ndiba ya ka gakono, n'umunaniro mwinshi nanone, cyahise gifata umwanzuro wo gusubira aho cyari kiri kugira ngo kiruhuke. Kijyayo n'ubundi kiricara kiratuza n'agahinda kenshi. Gituje nanone nibwo ibindi bitekerezo byaje, gihita kibona amabuye arunze munsi ya cya giti cyari kirimo agakono. Gihita kibona ko ari uburyo bwiza gishobora gukoresha bukagifasha kunywa amazi. Cyafashe ya mabuye kiyashyira mu gakono, kugeza ubwo amazi ari mu gakono agenda azamuka gahoro gahoro uko amabuye aba menshi mu gakono. Amazi yarazamutse agera ahandi igisiga gishobora kugeza umunwa, gitangira kunywa ku mazi. Aha rero harimo isomo rikomeye, nuko igihe cyose tuba dufite ibisubizo by'ibibazo iruhande rwacu, ahubwo kubera kujagarara, kubera gushyuha cyane mu mutwe, kubera guta umutwe, bya bisubizo tukabinyuraho nk'uko igisiga cyacaga kuri ka gakono, kiguruka ngo kirimo kirashakisha isoko y'amazi. Iteka ryose ibisubizo biba biri hafi yacu, ibisubizo biba biri aho dutuye, ibisubizo biba biri mu kazi dukora, ariko ntabwo tubibona kubwo kujagarara, ntitubibona kubwo guta umutwe. Burya iyo umuryango umwe ufunzwe, haba hari indi miryango ifunguye ku bwawe, ariko ntuyibona kubwo kujagarara utekereza kuri wa muryango wafunzwe. Igihe cyose rero uhuye n'ibibazo, igihe cyose uhuye n'ibigutesha umutwe, igihe cyose uhuye n'inzitizi, imbogamizi, ibigutera umujinya, ibiguhangayikishije, ni igihe cyo gutuza. Iyo utuje ubona ibisubizo by'ibibazo byose, kandi ukabona ibisubizo bya nyabyo. Iteka ryose igisiga cyabonaga ibisubizo ari uko kiri kuruhuka, ari uko gituje. Iyo utuje rero ukihangana, ubona igisubizo kidasanzwe cy'ikibazo cyawe. Ariko iyo ujagaraye, nta gisubizo wapfa kwibonera, ahubwo wangiza byinshi, uhutaza byinshi, na bya bisubizo bimwe na bimwe ukabihutaza.